na kano kanya ahantu witwa Yamano ari cyangwa se urwego ariho ni urwego rwiza twakwifuriza buri muhanzi wese w'umunyarwanda ariko akantu ko kugaruka kavuga yuko atazi umuntu witwa Melody sibyo kari akantu namusaba kongera akagatekerezaho neza byaba byiza akazakora ikindi kiganiro bivugaho kuko Yamano ni umuntu twamenye avuga yuko yakoze afana umuntu witwa Bruce Melody kandi ikintu ushobora kubwira Yamano nubwo wenda washimagije The Ben witwa Bruce Melody ukavuga yuko utamuzi utanamuvugaho udafite n'ikintu cyo kumuvugaho n'inzu ya 155 EM ukora indirimbo hari ahantu akora indirimbo zirenga ebyiri sibyo bivuze ngo nawe ukayerekana yuko utabazi udafite n'icyo kubavugaho na The Ben we ubwe Deje mubwiye kadashobora kuguha korabo uko byagenda kose ukimeze gutya. Ikivumbi ni wa muntu utazumva makuru ye hirya no hino kuri social media. Ni umuntu tumenya iyo yasohoye indirimbo cyangwa se projet nshyashya. Bitandukanye na Yamano sibyo no kuba yari umuceri. Nigisha cyaguze ku muhanda kigali kuri kamera. Cyo no kucyumva? Yego. Bitandukanye na Yamano ugikora ama interview kwa Emirene akivugisha amagambo n'umwana w'imyaka 15 atavuga. Ngo umwana wamufashije kurira nawe yamuhembye. Kano kanya akavido kakana bahuye wiko ko muri kira gitaramo nako karize. Ngaho se Yamano araje araperforminze atujugunye ikote. Yamano urabona yarira koko. Yamano nago yarira. Yes, reka nyine basuze ndetse mbifuriza komeza kubwa neza muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira yuko tubakunda kandi dukunda n'ibitegezo mutugezaho mutubwira ko namwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka nsuzamwe mu Rwanda sobanura bari hanze y'u Rwanda babwira ko namwe tubakunda kandi tubahuza ku mutima. Nge nitwa Muhire Jason, nge mukomeje kujya mubana aho ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye yaje kunsura. Uraho neza ira meze neza ndashima Imana kabisa ibintu na amahoro mwaka watanye umeze neza urumva muri uno mwaka nimo nagenda nungukamo n'abantu yego platform zindi zirenze ariko nawe umwaka nawe ubanza nawe wari uwawe uweze urabashize se uyu mwaka washize nawe utangiye giga rusiko natangiye kwinjira muri showbiz byanyabyo na amezi 5 yarashize uze ngo mwaka nago wari uwanjye ahubwo n'umwaka ninjiragamo ni umwaka watangiriragamo oya ninjiriraga uwo natangiye 2023 ariko kwinjira neza uyu mwaka watinda hora na runaka basanga barenze mu bintu bya showbiz ahubwo no mwaka uturimo nushobora kuba wanjye ariko birashoboka cyane kubera ko ngeragiye nkubitana nawe ku matelemenshi urabizi twagiye duhura ariko nyine ukabona ufite forume nyinshi nkavuga ati wanza ari amavamuhira naga amavamuhira ikintu cyo kimwe nzi sibyo akabone no bavuga ngo umuntu ni umustar umustar ari umuntu wicara akawufiringa bikagira ngo bikarangira hari n'ingero nago azabona bagiye wenda batuza bikarangira sibyo ariko iyo umuntu akubwiye ngo urimo urakora cyane cyangwa se urimo uramurika mu mihanda ni ngombwa ngo umunsi ku munsi ukore kugira ngo ugigatara ritazima yego sibyo nayo tuje naga bari amavamuhira abo gukora ni ugukora nyine ukaguma ugakora pe yego amakuru nakurikiranye nuko wabanje kuri umukameramani ariko nyuma utanya no kugaragara kuri kamera hoya nje nago nigeze nkora akazi ku kameramani ko nkamera abantu baba YouTuber ubundi impamvu nawe umukameramani nize filmmaking ibintu bijyanye kwandika film editing directing gukamera ibintu nk'ibyo ngibyo nyuma yaho nza gukora umwuga wa photography navaringa ubukwe biro bitandukanye cyangwa se n'amavideo y'indirimbo yazabahanze ni umwuga nabanje gukora mbere yuko ninjira mu itangaza makuru ako no mbihuje ubone ikintu kijyanye na filmmaking ubundi ni nko film ubwayo gukora film ni nko gukreate story uravuga cyangwa se uravuga mu buryo bwo gukina nza kubihuza rero na showbiz cyangwa se n'itangaza makuru uko rishingiye ku myidagaduro yego ubwo wimazemo igihe kingana gute ibyo bya filmmaking yo nayize imyaka igera kuri 3 ubwo naranayikoraga kuko aho nigaga twakoraga n'amafilm ajya mu festival hari nka film twajyanye muri festival ya Masharike umwaka washize urumva twigaga tunakora
kuko twe ntabwo twigaga nyine bisanzwe by'ishuri, byari ukwiga nimba aricyo mumaze kugeraho mukanika filime mukayicuruza. Nabyize imyaka 3 ndimo nanabikora, nza kubivamo nabwo mbikora indi myaka igera kuri 2. Nkora ama video y'indirimbo cyangwa se nkavaringa no mu bukwe, umva ni imyaka 2. Ubugize gutyo urihandagaje uravuga ati ngiye sinzakomeza kujya nkora ibyo bintu, nanjye bagomba kujya bambona bakamenya. Oya soko umenya kuko n'umuntu witwa Kadafi twamumenye nta kindi akora. Yajyaga ku isimbi. Urumva twamumenye nta kindi akora, bivuze ngo rero ushobora no kubaka izina uri umukameraman cyangwa uri umufotographe wa ukavuga ati nyine ku umufotographe wa mbere ndakora ibiganiro. Ahubwo ni cya kintu wakita ngo ni talent cyangwa se kubona yuko ikintu nawe wagikora ukagishobora. Bano n'umuntu yakoze ikintu runaka nawe ukacyitaho. Urumva nimba narendi mu bantu bakora filime, nanjye ndi mu myidagaduro nyarwanda. Nimba naragendanaga n'abahanzi, bivuze ngo ibyo bakoraga mu studio n'ibindi bitandukanye nanjye mbirimo nzi byari byo, sibyo? Nicyo ngicyo cyamaye motivation yo kuza rero muri showbiz mo ndani. Ngavuga ni gute nimba ari umuhanzi nakoreye indirimbo cyangwa se umuhanzi w'inshuti yanjye, nakwiye kuza muri ino mihanda ngo ndebe ko ikibuga gihagaze, ejo muri nasohora indirimbo azanyenera mufashe nzi ibyo ndi kumufasha. Yego, nabyo byashoboka. Bati nimba bakoze indirimbo Sanga Muhire, Sanga Rakibi, Sanga n'andi byakunda, nuko nguko ninjiye mutu. Yego. Kuki wumvishe ko priority yawe ugomba gutangira itangazamakuru cyangwa se ugomba gutangirwa kuri kamera uciye kwa Kasuku? Nukubera iki? Kwa Kasuku ntago aribwo buryo nahisemo cyangwa ngo ni wo mujyo nahisemo, ahubwo kwa Kasuku nta hantu nisanze mbona barananyakiriye, sibyo? Urumva ni umuntu umvikana kumuhamagara hari ikintu runaka arimo kubonamo biroroshye ko mwakumvikana. Nanamushimira kuba yaramfashije wenda kama platform ngabanyeze ku rwego ndi kano kanya. Umuntu witwa Jeskizo rero cyangwa se kwa Kasuku Media naga ari hano utekerezaga kuzanyura, ariko niwo hantu nanyuze mbona niwo hantu heza, ubwo nakwiye kuba naranyuze kuko hari social media, hari nk'ama YouTube agira muri 3, sibyo? Na hantu agwo bwisanzure ugakora inkuru kubyifuza, bivuze ngo na hantu njye ubwanjye nisanze nanyuze. Ariko yo nza kuvuga ngo ndahera kuri Maisha Entertainment byari gukunda, ndahera kwa runaka byari gukunda, ahubwo nuko ari we muntu na approachings yumva icyo kintu mbere y'abandi. Yego. Yego. Wabyakiraga gute kuba platform wanyuzwe cyangwa se hari n'uyihagarariye bajyaga bakunda kuvuga yuko akoresha amagambo atari meza, akunda gutukana, akunda kugira gute? Wewe mwahuzaga gute kandi uzi neza ko hari reaction mu bantu afite nyine itari nziza? Uko ibintu biba bimeze baravuga ngo ingindi byara mweru na muhima, ako babyumve nayo cyangwa se ngo washatse kubijajengamo kubikuramo ikindi kintu nashatse kuvuga. Burangiye nizere ko nta muntu mutabana, sibyo? Ari umuntu witonda, ari umuntu utitonda, nizere ko wese mwabana bitewe no kubyo umeze. Kingira ku bantu banze biri inyuma wenda ya kamera bavuga ngo mvuga amagambo menshi kuri kamera cyangwa se hari n'abantu bavuga ngo ngira amagambo menshi inyuma ya kamera, ndi umuntu tuje udakunda kuvuga. Bivuze ngo rero nje mfite karagiteri zatuma mbana n'umuntu uvuga byinshi cyangwa se nakita nkaho ahubuka mu kuvuga, nkajyana n'izindi karagiteri zo kubana n'abantu bitonda. Kuba ndi kuri ya platform nge narebye Kasuku Media nka company, ntago narebye nyiri kuyihagararira ngo bimeze gute. Nta nubwo numvishe ibyo bintu abantu bavugaga, ahubwo narebye intego mfite nyeneye iki, sibyo? Nimba ngiye kwa Kasuku akari ukuntu abantu bamufata, uko kuntu bamufata nge naga ariko nyeneye ko bamfata. Nzakora mu mujyi wanjye nshaka kwizamura, nganjye ubwanjye nawe nshaka kuzamuka nka Kasuku mutoye, kamivuga uko nguko nshaka kuzamuka nka Kengera apana nka Kasuku mutoye. Bize ngo ibyo bindi abandi bavugaga ntacyo byaga bimbwiye, ntacyo byaga bintwaye. Icyangombwa nuko amecyo nyeneye nanjye ngamuha icyo nyeneyeho. Yego. Nyuma hari commentaire nagiye insoma zitandukanye, ariko zaje muri bya bihe bya Muheto nabafata ku mavuta muri cya gihe zari zo zasaga zo kuba wenda bagiye bafungwa cyangwa se bagiye bakora impanuka mu muhanda. Uri ukubona abantu bari kuri Twitter bavuga ati ariko ngo Kasuku kucya tukana kuki wadafungwa. Wowe izo commentaire ugeze uzibona? Izo commentaire rimwe urazibona, izirukana zumva n'abanyamakuru bagenzi banje, urumva? Ariko none ukongera ukagira ikindi kibazo kivuga ngo kuki babivuga, sibyo? Nimba twe nk'itangazamakuru nago turabagenza cyaha, sibyo? Ngo tumenyenda mu by'umuntu yavuze ngo harimo icyaha runaka cyangwa iki, sibyo? Hari uzajya kubona nko bavuga ngo runaka umunyamakuru yataye muri yombi, twe nawe tuba twabigizemo, sibyo? Kujye twukumva inkuru ngo runaka yatwaye byagenze uko nuko, sibyo? Bivuze ngo rero na Jeskizo icyo kibazo kiramutse gihari koko nk'icyo abantu babonaga bati Kasuku aratukana mu biganiro cyangwa se n'ibindi kumbuga nkoranyambaga, sibyo? Haramutse koko hari icyo cyaha nawe akaba atarakihanye,
yagakwiye kuba yarajyanywe nk'abandi ariko ibyo bintu ntabwo byagaragaye. ubwo bivuga ngo nawe nuzi impamvu nawe atafunga. oya njye ntabwo ubuzima bwa Kasuku uri private mbuzi urumva icyo nzi ni Kasuku wari boss wanjye cyangwa se twakoranaga urumva ibi ni byo ngo Kasuku kuki atagenge simbizi kuko ntabwo urumva ntabwo nzi nimba yarakoreragamo icyaha koko. nanone nyuma yo gukora icyaha uraha bakwihana ugasaba n'imbabazi ntabwo nzi nimba nyuma uko yakoraga icyo cyaha cyo gutukana yarasabaga imbabazi sibyo wowe byo wango kucyatatwarwaga igo ni comment narazibonaga abanyamakuru no mu biganiro byinshi bagakunda kubikubaza nkuko nawo bimbajije ariko ibyo ngibyo nge nta makuru mba mbifite byo wango kucyatagenda ese ko kubona harimo icyo ibyo simbizi kuko icyo ngora nitangaza makuru. Yes. ubwo waruhamaze ubwo igihe kingana gute yaryo ubwo? Ayimamaze igihe kingana n'amezi agera kuri 5 ngira ngo 5. uyu munsi nirwa kwakora wumva ko ukeneye kugira ngo none uzamuke mu rundi ntera cyangwa se ukomeze n'akazi kawe? Oya ikintu nyeneye no kuzamuka mu ntera yego ubundi impamya nashidikanya yuko iyo wagiye mu kintu wirinda guta umwanya nimba narahisemo bino biboro by'itangazamakuru akoresha ngiye kuri showbiz ntago mpamye ntago nakumva ko ikintu cyaba kiza gusubira inyuma cyaza ngo kuko anakiri kwa Kasuku birarangiye sibyo ahubwo nkwiye gupushinga nubwo ndakora ndajya bifatanye no gusenga rega bizemera birashoboka byose. Yes niki kintu wamwigiyeho udashobora kwibagirwa cyangwa se wamukuyeho? Ikintu nakuye ku muntu witwa Kasuku cya mbere navuga ni urukundo sinzi uko nshatse kuvuga nimba abantu rusobanukirwa urukundo mvuga ushobora kubona Kasuku kuri kamera ukajya wenda ukabona nyine hari indi shusho itagaragaza urwo rukundo ndimo ndavuga nanone kwakira umuntu utaza haturuka cyangwa utaza hakomoka sibyo mutakuranye ati gino nko platform mugira icyo cyizere cyo kugushyira imbere ya kamera kugira ngo abanyarwanda bakumenye ni ikintu cya mbere sibyo. Ikindi kintu naba naramukuyeho urumva niwe wanyigije cyangwa se niwe wanoje neza kwinjira muri no mihanda urumva yuko kuba ndi muri no mihanda mbikesha umuntu witwa Kasuku kuba hari izina runaka mfite muri no mihanda mbikesha umuntu witwa Jeskizo wa Mipango uvuze ngo rero ni byinshi namwigiyeho muri runo rugendo kumbwa ati hano hantu nuka bikora uko inkuru giyugurura uko gicuruza bimeze uko nguko igihe cyagatwiko twikuko utarengereye urumva ndatwitse wamugani ngo imanukire ni ibintu byinshi nyine nagiye mukuraho tu. Yego nta muntu ubura negative na positive nakaki kanone washobora kubonda wamunengera uvuga ataka kantu umva arakajya ariko nanjye narakamunengeye umuntu witwa Jeskizo wa Mipango ubwo ngubwo ngiye kuvuga ngo ngiye kuri negative ye sibyo cyangwa se ku kantu n'abamunengera sinzi ngo kaba kahe aho ushaka gusanga wenda no muzima busanga wenda usibye wenda kuba wenda yatukana ku mbuga ngo nayemaga cyangwa se mu kiganiro ushaka gusanga nawe ushaka ko yagutuka live cyangwa se mwamuri kumwe mu na kamera reka mbimuharire urumva kuko nawe ubwo arabizi ngira ngo yego singomwa ngo nze mbivuge kuri kamera nazamera nka babandi tujya tubona baza kuri kamera ngo baneye inda ngo bihakana umwana kandi baza aho ribiri naho byakemukirwa sibyo. Rero kuri Jeskizo wa Mipango nago najya kuvuga ngo akantu kadashobotse kuri we gira ngo nawe yebwe yababizi buri kintu kiba ku muntu akenshi abakizi nimba ari ikitagenda nimba ari ikigenda ababizi byangiye kundi nawe bitagenda arabizi sibyo. N'ikintu wenda nawe kita kuri kari negative kuri we yabakizi tubimurekere rero nubwo arabizi rega bundi rekaragiteriza umuntu kuntu zimeze kuba King Hira hari defu runaka agira cyangwa se rekaragitere runaka agira ntago bivuze ngo kuko kuba menyanye n'umuntu witwa Muhire Johnson bizatuma mpindura za karagitera ahubwo aho kuzikontorora sibyo. Ni nimba mbana n'umuhunzi umwe n'umuntu witwa Muhire nge nkaba ndi umusinzi kandi Muhire atari umusinzi sibyo reka nge nkwe ari kunywa gake katari butume mubangamira cyangwa se no kunywa nge nkwa mu gihe nyine nziko nari bubangamire wa muntu tubana bivuze ngo karagitere ni ikintu kitapfa guhinduka n'ubundi kuvuga kuri Jeskizo ngo defo cyangwa se ukundi kunateye kutari kwiza nawe ngiye kurengera kuko nawe ubwo arabizi sindeze kubivuga wenda ngabihindura nawe ubwo arabizi. Yego amakuru ko shaka ko atari mu Rwanda hari icyo wabuyaziho nanjye mbibonye mu kanya kuri video nuko byamaze kujya hanze nago no kuba nari mbizi imbere wenda yuko agenda nago nemerewe kubivuga kuko si nyiri nago ndi nyiri bwite ni video amaze gushyira hanze mu kanya igaragaza yuko yageze mu Ngoriyo ni ikintu cyiza. Yego ni ikintu cyiza reka tumwifuriza urugendo rwiza nubwo yabihisha abanyarwanda nubwo yabihisha abanyarwanda bora tuzamenye impamvu yabyo uriye niba izayumvika rero twigiye kuri showbiz yacu ni hano tuba tugaruka cyangwa ni hano tuba dushaka kugira ngo twiganirire turebe iri ku mihanda turimo kuvuga ndetse tugende natwe wenda commentaire tubivugaho. Yego
ejo bundi twabonye Yamano yarahawe platform cyangwa se yarahawe stage muri BK Arena nari narahakubonye wari uhari ariko nyuma yaho haza kongera gusohoka video avuga yuko The Ben yamugiriye neza ndetse haza kongera gusohoka video ivuga yuko atazi melody wowe byakiriye gute? Urakoze wamfura we kiriya kintu ukuntu nacyakiriye kuvuga ko atazi melody ntabwo nacyakiriye neza nk'umuntu sibyo aho kushimira The Ben ni ikintu cyiza na kano kanya ahantu witwa Yamano ari cyangwa se urwego ariho ni urwego rwiza twakwifuriza buri muhanzi wese w'umunyarwanda ariko akantu ko kugaruka kavuga yuko atazi umuntu witwa melody sibyo kari akantu namusaba kongera akagatekerezaho neza byaba byiza akazakora ikindi kiganiro bivugaho kuko Yamano ni umuntu twamenye avuga yuko yakoze afana umuntu witwa Bruce Melody sibyo muri no mihanda sibye ko uwitwa The Ben witwa Bruce Melody bamaze kugaragaza ko biyunze hari hamaze iminsi saga umuntu umwe ajye ku ruhande rwa Bruce Melody undi akajya kwa The Ben bivuze ngo Yamano ahubwo nicyo kintu yagaragaje ashobora kuba gifite mu mutwe sibyo wate nimba The Ben yama stage nk'iri ya nini nkeririmbiraho ubwo bivuze ko ndajya kuri kote ya The Ben ya Bruce Melody nyirengagize arangije yirengagiza ko yakuza afana umuntu witwa Melody sibyo akurikira The Ben wamuhaye platform inshuro imwe cyangwa se wamuhaye stage inshuro imwe kandi ikintu ushobora kubwira Yamano nubwo wenda washimagije The Ben witwa Bruce Melody ukavuga yuko utamuzi utanamuvuga udafite n'ikintu cyo kumuvugaho n'inzu ya 155 EM ukora indirimbo hari ahantu akora indirimbo zirenga ebyiri sibyo bivuze ngo nawe kayerekana yuko utabazi udafite n'icyo kubavugaho na The Ben we ubwe ndajya mubwiye ko adashobora kuguha korabo uko byagenda kose ukimeze gutya sibyo kandi narabaje kubona akavido kagaragaza yuko bari kumwe mbona ko wenda abana ari nibyo banaganiriye wenda bikiri ibanga tutazijya ari indirimbo zijya ziri kodingwa sibyo The Ben ni umuntu mukuru ni umuntu wiyubashye ni umuntu utapfa kukuraburiza nk'abandi bose nkuko bamenya akazi babikubwira urumva ni umuntu mushobora gukorana indirimbo kano kanya aho kugira ngo izasohoke ijyanze bikagorana icyo kintu uracyemera ibyo birashoboka ko yaje no kubicaho impaka yuko byigeze kubaho yes sibyo uwitwa Yamano ukuntu yigaragaza mu mihanda ntago birasirimuka neza ijana kurindi sibyo kugira umuntu nka The Ben wiyubashye yagiye gukorana na Yamano na projet igasohoka nibyo koko Yamano ndi kuvuga kano kanya tureka kuvuga yuko ntago afite abafana ahubwo afite abakunzi uvuze ngo afite abantu bamukunda kurenza abakamufanya sibyo ariko none imyitwarire afite muri kino kibuga cyangwa se muri music nyarwanda ayikomeje yabara amakorabo n'abantu bakuru ayikomeje yahitinga ariko yajya hitinga akoze indirimbo ari we wenyine nese ushingira ku cyo uvuga yuko niba The Ben ashobora guhuza imbaraga na Kivumbi bagakorana indirimbo yes uheraho uvuga yuko Yamano atakorana na The Ben kandi kaba indirimbo nayo twagiye mu ntuza mu Rwanda abahanzi ushobora guha ubashobora gutegura igitaramo kikitabirwa n'ibanga harimo witwa Kivumbi sibyo nabwo bitewe naho ariho bitewe naho ari ku Kivumbi ni umusitari wiyubashye Kivumbi ni wa muntu utazumva amakuru ye hirya no hino kuri social media ni umuntu tumenya iyo yasohoye indirimbo cyangwa se projet nshyashya niwamenya naho yarengeye cyangwa se aho yagiye wamenya nawe tujya tubona shooting indirimbo hanze y'igihugu tukumva ngo yagarutse bitandukanye na Yamano sibyo no kuba yariye umuceri n'igishe cyaguze ku muhanda Kigali kuri kamera cyo no kucyumva yego bitandukanye na Yamano ugikora ama interview kwa Emirene akivugisha amagambo n'umwana w'imyaka 15 atavuga yabaze ko nahandi hantu ndabona arakorera kuri YouTube ni kwa Irene sindajya kugaruka ku byo abandi batangaje ngo Irene n'umutegura script urumva byo simbizi nago nabyinjiramo ariko impamvu nanigarutse kuri Yamano nuko ubuzima bwe yamaze kubushyira hanze Yamano ari talented koko mu myandikire mu miririmbire mu micurangire umva ko indirimbo ze zitandukanye n'iz'abandi ariko nyuma yo gusohora igihangano runaka cyangwa se projet runaka imyitwarire agira cyangwa se agaragaza mu bantu niyituma nyine Yamano atavuga gukorana na projet n'umuntu ukomeye cyangwa se undi muntu munini byaba bihabanye byaba bigoranye rwose naho kubona yuko uwitwa The Ben yamuhaye stage nk'iri hanini abantu bakamwereka igikundo bakamwishimira urumva ukahita wihakana Bruce Melody sibyo wibuka kwa Irene yigeze kuvuga yuko atagerota akoranye indirimbo na Bruce Melody uzima mvi yariyo yabivugiye yuko ari umufana wande wa Bruce Melody birabyemeza ngo ati icyamfasha nka korana indirimbo na Bruce Melody niyo nahita nipfira
uvuze ngo yafanaga Bruce Melody none nyuma wa muntu ufana urahindukiye uvuga yuko utamuzi udafite n'icyo kumuvugaho ubanza ari agatwiko nagatwika ariko ari igihe utwika ukarengera nese ubu The Ben we wavugiye afite ikihe cyizere cyo kukugumana ejo neka tuvuge nimba mu Rwanda tujya tubona nk'abanyamahanga baza gutegura nk'ibitaramo mu Rwanda yego tujya kwivugira twivuge ntabwo twari tuzi ko Yamana azagaragara kuri ira stage byaradutunguye sibyo tujya kubona nk'umuntu witwa Diamond amanutse nko mu Rwanda ateguye igitaramo aha stage umuntu witwa Yamana rahera ko atazahita yigarama The Ben ase ubundi mwemezwa n'iki ko iri album ubundi hari kandi mutarayumvishijwe ku munsi w'igitaramo iri album wenda twe tugendera ku bintu bya kuri nyirabyo kuba yabivuze iriho bande sibyo album iriho Kivumbi rero twabonye undi ninde ni Kivumbi wenyine twumvisha nese zino ndirimbo zindi ino ndirimbo aheruka gusohora ariko mwe n'umufasha we Pamela yitwa True Love nagiri kuri album birashoboka ariko ntago tubizi ntago tubizi Prince nagiri kuri album birashoboka ariko ntago tubizi ikintu cyabitwemeje ho nka 60% ntabwo nabango ni 100% kuko ntago twayumvisha sibyo bone njye nizeye ko ari bumeneke n'imifungo pe naye nizeye yuko araza agatanga album bakagura nko twabonye kwa Bruce Melody sibyo ariko ibyo ntago byabaye rero impamvu icyabitwemeje nuko nyiri gutegura album ari we wabyivugiye bitajwe ngo bivuge n'undi muntu we na Jano nka Kingira nkavuga ngo nyamara The Ben afite album aho ngaho nambeshe ntago makuru mwayemeye cyane nk'imwe ya wa muhungu nashatse kuvuga izina rye oya mwe wayiteguye imyaka 5 se najya kumva ngo hariho ngo Brian ngo nanuze nande nundi muntu nashatse kuvuga izina rye nyuma njya kumva ngo ari mu diaspora ngo yiguze miliyoni afesa album ayiguze miliyoni yarayiguze miliyoni imwe y'amanyarwanda ndakubeshya album ni ukuri pe na EP ni yagurwa ayo mafaranga yonyese indirimbo imwe yagurwa miliyoni oya yaguze album kuri miliyoni sinzi indirimbo n'ubu ziriho ntago turazimenya ntago mbizi bya The Ben wasanga naje ari n'undi muntu ariko atubwiye wadusezeranye album mu kwezi kumwe ati byimutse kugira aho umwaka urangiye iyo nayo tuyitegereje muri uno mwaka cyane uko shaho udakoresha Spotify ngo nkurikirana imiziki ze yego ukaba utarishyura ngo ujye kuyireba none se kabanza mwibarize sibyo ubundi abo bahanzi basora indirimbo nyene zikaguma kuri Spotify no kuri makuru ntizijemo urumva kuri YouTube ngo nituzivuge YouTube nago biza nyuma ariko byaramaze gucuruzwa YouTube uziko amakuru menshi yirukanga muri kino gihugu araturuka kuri YouTube yesa nubizi ko bari abongo bakivumbi babanje kumvye kuri za SoundCloud na za Spotify n'ahandi rega Kivumbi nakubwiye ko amakuru atajya yumvikana Kivumbi numwe mu bahanzi batuje utazumva muri saga niyi nimwe sibyo rero nka The Ben we nawe ni rutwitsa aratwika rimwe na rimwe akagatwika akora atari kuvuga sibyo ubu se yabuze n'ahantu yafatira agacarenje k'indirimbo imwe tutazi urumva ngaye bagapostinga ko twabonye akora challenge z'umuntu witwa Bruce Melody bivuze ngo The Ben watwika atavuga aho agatwika agira gute akora bivuze ngo rero nimba iyi album iri no kuri Spotify bivuze ngo ntago tuyizi ntago iri mu mihanda tuzajya kuyumva ngo tumuteze imbere nuri hoya ubundi none se abahanzi bacu bazo urwego bamaze kugeraho gusohora indirimbo nuzivuge ngo nyine ngo zicuruzwe ibyo ngibyo bimeze nk'uko wafata amafaranga yawe urumva ukagenda ukayashyira mu nzu ku musego amafaranga uzikina abagiye gukora abatazunguka yene abari aho ngaho imbebije yayarya imbebije yayirira bivuze ngo rero nayo kuzifata akazishyira kuri Spotify ko nta muntu uzumva bimeze nko kugura memory card akazishyiraho ashobora sponsoring ugasanga zageze he na he ariko nazo tuzi ntago tuzizi two kwinjiramo tutazizi ahubwo ya album irahari uko wari ubimbajije nanjye nibarize The Ben ya album irahari gusa wenda twabyemera kuko nyiri gutegura album ari we wabyivugiye Shaka gusanga ari iriho na yandirimbo iriho na Tiwa Savage ntago tuzi ko wibuke yuko mu gitaramo The Ben yahinduye inshuro zigera kuri ebyiri inshuro ya mbere uzikava kuri stage abafana benshi basohotse inshuro ya mbere yego kuki se bitashoboka ko The Ben yarebye akabona abafana barimo bashiramo mu yindi mvuga akabona yarambiye abafana agahitamo gutuza akayireka ibyo byari ku bushake bwe akavuga ati n'ubundi twacuruje abishya amatike bayishyuye abantu bahanzi banjye baje baririmbye sho twayitanze urumva na ka kantu kanjye njya nyuzamo mu bitaramo byose nagakoze
ubundi wakigendera bikagenda uko kakana nabonye agahembeye n'umuntu akaraka no kuzashaka copyright yako ariko copyright irahari nabonye yari yanavuze yuko ari katari burire katubivuge n'ukurira kurira se n'igisebo pe ushaka kurira wishimye ushaka kurira ubabaye sibyo bivuze ngo abantu twese turi bamwe bitewe n'amarangamutima yacu ashaka gukontorora ukarira ejo bundi DJ Adam twese twakoranye ikiganiro yego ambwa ati buriya ushaka gusanga ari bwo nyuma noneho buriya arize ati ko buragiye kubyara umwana kari umwana nawe azabarira ntabwo byakora gushaka gusanga umwana azajya arira gake isasa karira cyane kandi ntabwo ari byo mvuze wamfura none se umva ikintu yashatse kuvuga yabaze ariko umwana arize ndasara hari na hari ariko ubwo se nyina yabo yazahoza ariko barira bitandukanye nese ari kurira wigeze ubona Pamela kuri stage hariya se ariko arafite agasumbi yari afite agazi yakihanagura n'ubundi The Ben usanzwe kubona ari kuri stage sibyo ndetse ngo n'uwamufashe muri kiriya gikorwa ubonye ubundi nkuru banditse wapi ngo umwana wamufashije kurira nawe yamuhembye kano kanya akavido kakana bahuye wiko ko muri kiriya gitaramo nako karize nakabonye disi bari kumwe yamuhembye yamuhaye ibikoresho by'amakaye kavido bari kurira ndabona umwana ariko bongeye bararira ndabara umwana aramuhoza sibyo bivuze ngo uriya ni amarangamutima ni ikintu cyiza abanza mu Rwanda nimba mwishimye mu bigaragaza nkaho se y'amano araje arapafuminze atujugunye ikote y'amano urabona yarira koko y'amano ntago yarira reka ibyo yabonye birarenze ako y'amano yamufishe ikiganiro gaturanye ngo na Samu Gakire yamufishe ikiganiro yakoze kwa Irene ahubwo byo kibigeze kumufunga bamuhora ngo nimba yari yafashe umwana ku ngufu yagikoreye kwa Irene urumva umuntu wanyuze aho hantu stage yamuriza ntago byashoboka ariko reba n'ahantu aturuka byo ne kugera i Kigali yo nurwo rugendo rwonyine rwakuriza ari niba utarize ibaze ngaho afatira moto abari kure yego no mubwire ngarari nta mwanya wo kwica ibintu abafite ariko kiragiye urumva kuba yaranarize yatumye witwa Junior Giti yirira dore yuko ngo bari banabetinze we n'uwitwa Dumba umwe yari uyundi Dumba yateye betinge yuko witwa The Ben atari buze kurira Junior ati umugabo agomba kurira nabonye ifoto kuntu afotoraga umuntu uri kurira Junior Giti waseka ibazura uri gufotora umuntu uri kurira ariko wowe urimo uraseka sibyo The Ben ageze kuri stage ati ndishimye ariko sindi burire pe ati bino abantu bitiranye ibintu iri jambo arivuze acyambaye imyenda y'imyeru kandi twibuke yuko yarize yambaye imyenda y'imikara uri kubyumva bivuze ngo ashaka aravuze ati sindi burire nyambaye imyenda y'imyeru asanga sonde zaratubihirije nazo umvaga zivuga neza zavuga ako ubuka ko mu majwi ya The Ben ntabwo yumvikanaga niba ufungaga imiziki akavugira muri mikoro umvaga ko bitumvikana neza sinzi nimba ari ubwitonzi bwinshi yari afite ariko ntabwo sonde ye yasohokaga neza muri aho twari turi bivuze ngo hari ibintu yavugaga nyine ukagera gute ntibyumvikane ngaho nguko uwitwa nyine The Ben n'undi yahembye wa mwana agize ni ukumuhemba se uriya katuvuga ko yamufashije yamuhaye ishimwe ry'uko yarize se yamufashije banishimwe ririya ahubwo yifuje guhura n'umufana yahuye n'umufana wamufashije yamuteye inkunga katubyemera uko yaba mu buryo bw'amafaranga no kwita n'uburyo bwo kwifatanya nawe yego n'ubufana no kwifatanya nawe n'ibindi byose yego twikomereza ubwo witwa Lorenzo ageze gutya yisohoye mu marembo yego ikigo cy'itangazamakuru yego atarinze ngo bamwirukane uyu witwa Lorenzo rero nitujya kumugarukaho ubuka ko yigeze kwirukanwa sibyo nyuma yo kwirukanwa aza gusubirayo yego nyuma yo gusubirayo ngo n'umushahara uriyongera buze ngo ku mafaranga yari asanzwe yishyurwa bongeye handi mu minsi ishize tugiye twumva umugabo witwa bamwita Samu Karenzi Samu Karenzi wakoraga kuri Fine FM ava kuri Fine FM amakuru ari mu mihanda avuga yuko agiye gufungura radiyo ye radiyo ngafatanyije n'undi mugabo nari bugarukeho ukomeye mu gitangazamakuru gikomeye cyo mu Rwanda ni radiyo ifatanyijwe n'abantu babiri ariko uzajya ukunda kugaragara cyane n'umuntu witwa Samu Karenzi
haza andi makuru avuga ngo uwitwa Sam Karenzi yasenye Fine FM bose yabateruye ku mpamvu zikurikira kubera twa abanyamakuru bose bakoranaga agasigaye umuntu witwa Regis nayo ngo bitewe n'imyitwarire ye ntashobotse idahwitse sibyo tugiye kumva nawe mu minsi mike amakuru avuga yuko uwitwa Lorenzo nawe yasezeye kuri RBA agiye gukorana na Sam Karenzi kuri iyo radio nshyashya abantu babyinjiyemo basanga uwitwa Sam Karenzi niwe wakuye Lorenzo Musanze niwe wamuzanye mu city hagati gwino keji ureba aho bibera aho barigani bari kurira n'abandi barenze mu itangazamakuru cyangwa se mu kijyanye n'imikino urumva ibi nabyo tutaza ngo twinjiremo neza kuko uri ubuvandimwe cyangwa se amaraso ni ikintu gikomeye kurenza uko wakorera umuntu cyangwa se wakorera amafaranga byanashoboka yuko Sam Karenzi avuga ati uri umuvandimwe wanjye nagukuye mu cyaro ndakuzamura kuri RBA barakwirukana bakakugarura ni igitangazamakuru kinini cyagufashije ariko iryo zino wabonye we numfashe tuzamure kino kinyamakuru gusa nanone bitabuza umuntu witwa Lorenzo kuba yafata umwanya we agashimira RBA ikigo rwose cyamureze pe ni kuguhera Musanze korera ise Musanze yego kuzamuka aje gutumbagiza bakakuzamura muri za modoka zihuta cyane rega RBA ni igitangazamakuru kinini kano kanya urumva bambwiye ati gwino tujye tuguha iminota 2 kuri RBA nushaka kujya ukora introduction avuga ngo ndikengiri iki n'ibiki cyawe na 20 ubanza wayemera urumva bivuze ngo hari ahantu watakorera izina ni igitangazamakuru umuntu wese wo mu Rwanda yifuza kuba yakoreraho bivuze ngo rero kuba wenda yavuyeyo andi makuru andi imihanda bwo kubura RBA ni igitangazamakuru gikomeye kijya guha kontara umuntu cyarabanje kumwigaho kikanamumenya abantu uzasanga ngo witwa ngo Rakinze Imana yafashe yasinye kontara 2023 kandi amaze imyaka irenga ingahe bivuze ngo RBA amakuru avuga yuko igitanga kontara cyangwa se abakozi basinya kontara bamaze imyaka igera kuri 4 bakorerayo nujye kura mu banyamakuru b'imikino abagiye bajya gukavaringa imikino hanze y'igihugu urasanga abenshi muri bo baragiye inshuro imwe uzi impamvu yabyo nago ngo wemere kuva kuri RBA ujye gukurikirana nk'umupira runaka cyangwa se gukavaringa imikino mu kindi gihugu utarasinya kontara ari mpamvu tuza kureba tugasanga uwitwa Lorenzo na ahantu namwe yari yakajya sibyo habati wenda ndava kuri RBA nje hano cyane yuko ari no mu mazina akomeye habati aho nago nakubura umutwe ngo ngaragare ndi mu yandi mazina akomeye kandi ari mabandi bantu nabo babakakomeye bakapo banasinye na kontara kandi bakomeye bashobora guhabwa amahirwe karo kandi tugiye kuvuga ngo tujye mu rubuga rw'imikino turatwara nde nko mu gikombe cy'isi n'uru live turayirinduraza kwitugezaho ariyo ahubwo ari content ira content wanze ikibuga twamenye kubera Lorenzo sibyo nashobora no kuzana undi muntu akayikavarenga ariko biragoye ko haza umuntu ngo yuzuze ikivi cyangwa se yose ikivi neza nka Lorenzo nyirizina yego ariko navuga ngo ni ikintu kiza kuba yanavuyeyo kuko burana wari n'umuntu utekereza n'umuhanga cyane umwe mu banyamakuru b'imikino bazi ndimi zirenga 3 sibyo kugira ngo hose akavarenga kwawe ati rero narerewe hano mu babyeyi banjye igihe cyo gukura kirageze reka amave nge guhiga amafaranga nge guhiga ubuzima nge kuri iyo radio nshya igifungurwa wenda bareta bangira umuyobozi w'ikiganiro nanjye nyikabe bamwe nge mbamanuraho muza abandi bazamure abandi bazamure nka bya bindi bya Godfather utazi igitekerezo nakunze ndakumanura bivuze ngo rero naho nahantu heza go kwerekanira bitandukanye nuko yaba ari kuri RBA ahanganye n'undi nabari abantu bakomeye ni team amufashe kuzamuka ni na team yagaragaje yuko imukunda cyane nk'umuntu witwa Rigari Rugaje ugize gukora ikiganiro igihe agarukaga kuri RBA avuga yuko yishimye cyangwa se yishimiye kuba Lorenzo yagize gute yagarutse ariko nanone Lorenzo naze kwirara cyangwa se ngagende gutyo gusa sibyo afata umwanya ashimire RBA ahata RBA mwarakoze rwose mwaramuritse kuko nahandi hantu Lorenzo tumuzi bagakwiye kuza rwose hari aho tumuzi hari ikintu itangazamakuru tumuziho wapi YouTube channel imaze kugira abasabu bagera mu 100 na igihe nizena yakuye kuri RBA akwiye gufata wenda igihe gito akavuga ati RBA ndabashimira nako mutangeze mujye mungira n'inama bya buri munsi rega kimwe yuko naho ngaho ugerega business gitangira bifite kunguka ifite no guhomba ushobora gusanga uhombye yes nese bahombye byagenda gute arashabaga babitekerejeho neza bafite ingengo y'imari abibaza ariko nakazungu Clever yavuze ati igitangazamakuru nayo naragiye naramaro n'igihe kirinde emeranye isezerere ngende uri kubyumva kandi natarahamara n'amezi 3 yarahamaze igihe gito yagishoboka
bivuze ngo rero hari ahantu naho ni ahantu heza gusa akantu nyine k'ingenzi ase kwibuka avuga ati ndabashimiye babyeyi mwarandeze byibura n'ibintu ahangaha nkuko nawe wabikoze njye magomba gushaka buri kintu cya danje umva ikintu cya danje sibyo uko byagenda kose wera ne wambaza ngo itariki wambaza ngo umunsi ngo cyangwa se isaha simba nshobora kwibagirwa umuntu wankoreye ikintu sibyo no kano kanya nshobora guhura n'umuntu akanga ati niyo cyaba igiceri cy'ijana cyangwa se igihumbi umaye njye nyifata nk'ideni kuko isa yari yose umamagaye ngo kingira nyine kumfasha kano kantu nyita nibuka bya bintu wankoreye nabigusabye urumva iyo mbyibutse rero mu mutima wo kwa nawe ukora cya kintu ugize gute cya kintu nsabye nka service yego bivuze ngo rero kuva ahantu ukagenda wanduranya naga bari sawa shima wikomereza nibitaragenze neza mwisi turi abantu turakusa wikomereza yego wabikosora yego barasukeka ko bari amakuru tuba tutanyuzemo abagiye aranga icyumweru cyane cyane ko tutago turajya mu kwezi neza aya makuru tuba tuyanyuze tariki 8 uva ko kuwa gatanu musibe ejo hari cya gitaramo cy'icyumba cya rap icyumba cya rap mana yanjye nacyo buri icyumba cya rap gusa sinakigaruka ngo bongeyemo umuhanzi wibagiwe lyrics wibagiwe indirimbo kandi igihe mu kwisara navuze ngo mu cyumba cya rap uno mukire witwa Mirongo ndamwubaha iriya ngo nimba ari mu Afrika nayo ndayubaha ibintu bakoze n'ibyiza byo gutegura bano baraperi bakabahuriza hamwe ejo bundi bakoreye Fireman anniversaire imeze neza kandi bose bari nabonye bicaye gutya ku meza bari kwifata neza aho naga karabanze bose bazaperforminga mu ko sinzi impamvu Fireman watarize ngo Fireman ari ukuntu nigeze kumva arira kwa Yagokera Fireman woman aya Fireman icyo mwihorera urumva ngera yivugenire se mu cyumba cya rap gute base mutakongeramo umukobwa wena nibyo aba ari surprise kandi bivuga uko nguko Negije yavuze ati kuse basi pasi mwaramwibagiwe watureka uye pasi dufate nesa banesa koko dufate fifira ye kuki mutonge mu raperi fifira yawe sinzi hano yahunge nigeze kumva ngo hari ukuntu ngo byagenze ariko ntago tubizi neza ngo na Dumba yasagira uko yabonye ngo ashobora kuba adashobotse ngo yabonye ngo ashobora ariko ngo adashobotse nyire kuntu managinga we yari afite ya managinga umuntu wikorana ntabwo yamanagingaga gurupe y'abahanzi cyangwa se itsinda none se Tonalite we yamujijije iki Tonalite sinzi impamvu wenda Tonalite nabo ubona ko yijanditse mu biganiro yabonye n'umukomediye cyane kurusha ubuhanzi se babona atari byo bimutunze se naho kwa Fifira ya ntabwo ari yamanagingaga timu yamanagingaga umuhanzi umwe ariko bari bakwiye kuba batekerezaho ku muraperi byibura umwe waserukira nawe kuko urumva ko bazanye abagabo gusa yego habagomba kugaruka n'umuntu yigize kugira ngo gender balance nayo igira ute gender balance igomba kuba ntabwo hip hop ari y'abagabo gusa nimba ari hip hop twabonye ko ikira gitaramo ni icy'abaraperi ariko nk'abantu bitwaga ba Sandra Mirage ba kera Sandra Mirage uzwe ejo bundi twahuye poeta sinzana sigaye wowe ni wanamumenya Sandra muhuye wowe ni wanamumenya ubu yarahindutse abaye yavuyemo umuntu w'umumama rwose w'umusore yego nanjye ubwanjye ko se kuba yashyiramo timba agashyiramo ikibifunganuza niyo nakambara ibitenge aririmba nyine kuntu utasigaye afite uko nge twahuye nkamuyoberwa si byo kunyibwa ati si ubu wamenye bivuze ngo nyine umuntu ni mugari umuntu ni mugari ubundi nyuma y'umwaka umwe we wonyine nibwo ubona ko ibintu byinshi bihindutse ubu nk'umuntu witwa sinubu ntiyarekura akazi ntiyarekura niyo kaba ari agace k'indirimbo imwe gakubita vase sini biragoye urumva muri kino cyumba cya rap nimba n'abantu byibura tuza amazina yabo batarajemo biragoye ko bazana umuntu uri aho ngaho gutyo gusa ngo yakoze mu myaka ya kera ngo byagenze ntubonye stage ejo bundi witwa Bitkrana nisa bakoze nise ubu nisa bamusigiye iki tuvugisha ukuri nitukaze ngo tuvuge ngo mu bitaramo ubwo bafashe nyine baraperi nyine b'icyo gihe bikiye gihe none se kankubaze bushari n'uwagigari bitewe n'uwikiye gihe nuza papa cyangwa n'uwikiye gihe ishkevini n'uwagihe nese ngahibaza Skyto se n'uwagiheke tuvugisha ukuri ako ngo yarabambikaga we niyo baba batararirimba nakatuvuge ya n'umuraperi mu myambaro ya kera yari umu fashion design tunabyemere ariko n'ubunge nshakamo gender balance
byaba ari byiza. Uzi ko wari wambitse Bruce Melody ngo nanuza ngo na JC muri yandirimbo ngo yitwaga ngo Mbaka. Ira yejo bundi. Bamubonye ari umupetureshya gutya. Ira yejo bundi. Uzi ko ari wakavaringaga ibyango by'abasanise mu ntuza muri za gumaguma. Ibaze icyo kintu ariko. Bivuze ngo rero hano hantu ushobora kuzabona abafana bakunda hip hop. Ako tukabonamo igitsina gore kijya gufana. Cyangwa se cyishyura amatike. Sibyo? Sinzi. Simbize tuzabimenya kuri uriya munsi ariko byari kuba byiza bibateretsemo nganesa cyangwa se n'undi muraperi kazi. Oya ushobora gusanga nene agasurprise wenda bashaka kuzadutungura nkuko yamano twamubonye ejo bundi nabyo birashoboka you never know. Nawe bakamukubita iminota 5 se. Ibindi tanika by the way nubwo navuze kuri yamano nagenda nenga kuvuga ngo kwa Bruce Melody yavuze nayo ibintu nk'ibyo ngibyo sana no kumushima yuko igihe cyakibyaza umusaruro. Sibyo? Nakoze stage ngufi ariko ibikubiyemo ibintu byinshi. Nubwo yatumye umuntu witwa DJ Fregise nawe yisebye. Ariko nese ko ariko byagenze. Ngo yaracuranze shango ngo bamuhaye telefone akajya playinga gusa. Yego. Ntabwo yigeze akora akazi k'ubu DJ. Kandi ariko byari kugenda n'ubundi ubwo. Ira ndumva amakuru yawe reka tusoreza cyangwa se reka tugane ku musozo. Yego. Nkubwira ngo courage nayo mu kazi kawe. Thanks kabisa. Ejo cyangwa na ejo ndi nawe ushobora gusanga ari hano. Ejo tugiye kwana tukabonera gufata ikaramu igize wambaye kote wanigirije. Nibyo umuntu abitegereze urumva. Yewe ni umwe mu bantu basizwe umugisha ntabwo iyo karamu rero inyanga. Kandi irimo na wino. Ntabwo iyo karamu irimo wino yanyanga rwose. Imigisha kuri wowe reka mushimire ndetse ngubwire ngo courage. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao. Ciao.